Mbonye ndamukunda ndashaka ko tuzabana mukabana gute n'urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo. Ikindi ategereje kubana na Israel Mbonyi yabivuze arira, yabivuze yigaragura mu cyondo ndetse no mu muhanda yazenguruka, yewe ajya no guhura n'abantu bamukunda n'umusheri wa Israel Mbonyi. Kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, amahoro y'Imana abana nawe kandi turakwifuriza umwaka mushya muhire. Twizere ko ibyo utagezeho uyu mwaka ugomba kubigeraho mu mwaka ukurikira. Uyu munsi twakiriye umusore. Uyu musore ku bantu batamwibuka neza, hari umukobwa twakunze kumwita Miss Mbonyi kubera ko yakundaga kuzengurukana ifoto ya Mbonyi, agenda avuga ko yifuza ko yamubera umukunzi, ko yamukunze byo gupfa. Ariko uyu munsi inkuru iratandukanye. Umusore uraha cyangwa se umugabo uraha arimo aratubwira isanganya yahuye nabyo, bikamwakira bibwire, hanyuma tunyuriremo muri make. Turakwakiriye cyane ku Trend 250 ndetse na Karabyo TV. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko ibyo bintu muri kuvuga ngo umusore cyangwa se ngo umukobwa, sinzi ahantu muri kubikura pe. Ko njye ndi umugabo, niba muri kuvuga ngo ni umukobwa ni madamu. Sinzi ahantu rero muri kufata mukavuga ngo umukobwa ngo umusore. Ni madamu ushingiye ku ki? Hano ni umugore wanjye reka. Sinzi impamvu rero muri kumwita umukobwa. Madamu dufitanye abana babiri. Rero kate mugani wanjye kandi ndagusuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabishimiye ko nanone uraha, tunakwifuriza umwaka mushya muhire, uzawugiriremo imigisha kandi Imana izawukurindire. Uyu munsi twakiriye umugabo cyangwa se umusore, ntabwo mbizi, biraterwa n'uburyo yivuga ku bantu batamuzi. Uyu musore hari umudamu nanone umaze iminsi uzenguruka afite ifoto ya Israel Mbonyi. Abantu benshi baramubonye ku ma TikTok, YouTube, Instagram na Facebook. Yavugaga ko akunda Israel Mbonyi, ashaka ko babana. Ariko uyu munsi inkuru batuzaniye hano itandukanye n'ibyo uriya mukobwa yatubwiraga cyangwa se uriya mugore. Tutekeye muri byinshi, reka twakiriye umugabo uri hano abashe kuba yatuganiriza. Turakwakiriye kuri Trend 250. Murakoze. Uyu mugabo wa Miss Israel Mbonyi. Yes. Wowe na Miss Israel Mbonyi muhurira he? Ni kubera icyo uvuze ko uri mugabo we kandi amaze iminsi ahora atubwira ati waracyari umukobwa kandi yakunze Israel Mbonyi byo gupfa, ndetse yifuza nuko bazaba umugore n'umugabo Imana ibibayemo. Ikindi kandi no mu bihe byashize Israel Mbonyi yamwemereye itike izamuhuriza nawe mu gitaramo kizaba ku itariki 25. Uriya mugore wanjye rero sinzi uburyo nsigaye mufata, niba ari umusazi, niba baramuroze, kwifata akajya imbere ya kamera akavuga ngo nta mugabo afite, agakunda Israel Mbonyi. Birambifata nk'aho bamuzi. Ni nayo mpamvu mfite agahinda kenshi cyane. Yarifashe arana, birambabaza n'abana. Abana ntabwo bakibona mama wabo. Birababaje pe. Twari dusanzwe tumumenyereye nk'aho ari umukobwa, kuko nawe mu biganiro yakoze naho yagiye yavugaga ko akiri umukobwa kandi akeneye kubana na Israel Mbonyi kuko yamukunda. Urukundo amukunda rwa nyarwo, apana iby'ubufana. None wowe uyu munsi uraje tubwira uti ni umugore afite abana no gutavuza umubare kandi uvuze ko ari umugore wawe. Bite? Tubwire neza tubashe kubisobanukirwa. Kuba ari umugore nyine ni umugore wanjye. Dufitanye abana babiri. Usibye nyine ko batarakura nyine ngo begere hejuru. Umwe afite imyaka 8, afite imyaka 2.
kumva nyine baracyari bato. Nasi ibi bintu byatangiye ite kugira ubone umugore arahagurutse afite amafoto y'undi mugabo, tuvuge ko ari umuhanzi wenda ntabwo bitangaje, wabyakiriye ute kumubona ari kuzenguruka ku makamera ku ma YouTube avuga ati ngende umukobwa kandi uzi ko mubana, ukanavuga ko yagusigiye n'abana? Ibintu byaje gutangira ute, wabyitwayemo ute kugira bibe bigeze kuri uru rwego? Urabona hari ukuntu umuntu aba akunda ikintu ukaba utamubangamira nyine kugira ngo nyine icyo akunda kigereho. Nawe yakundaga ibintu by'amafilime nyine abyinjiramo gutyo ndabyakira, ndavuga ati icyo umuntu akunda nyine agenda agikora. Ariko byarantangaje kubona ajya azanira amafoto y'undi mugabo mu rugo rwanjye, n'ikimenyimenya akayararana koko. Uvuze ko yararanaga amafoto y'undi mugabo muraye kumwe? Byarambabaje na n'isa biracyambabaza, sinzi ntiwabyumva pe ukuntu umutima wanjye washenguye. Abantu benshi bamaze kumumenyera na Miss Mbonyi, yewe azenguruka avuga ko nta mugabo agira, nta mwana, aracyari umukobwa, ikindi ategereje kubana na Israel Mbonyi. Yabivuze arira, yabivuze yigaragura mu cyondo, ndetse no mu muhanda ajya azenguruka, yewe ajya no guhura n'abantu bamukunda nk'umusheri wa Israel Mbonyi. Warabibonye yigaragura mu cyondo avuga ko akunda undi mugabo nk'uko bivuze. Ni iki muri wowe wahise utekereza gukora kugeza ubu ngubu? Aho ni naho bihera mvuga ati ko yasaze cyangwa se bamuroze, kuko ntabwo umuntu muzima yakifata akagenda ku mihanda yigaragura agira umuhisi n'umugenzi amucaho. Ibintu nkabira ku muntu w'umubyeyi birambabaza bikambabariza umutima cyane, nkibaza ngo nk'abana be nibamubona bimeze kuriya azavuga ko ari umubyeyi, bigatuma agahinda kenda kunyica kabisa. Iyo umuganirije ukamubwira guhagarika ibyo bintu, ni icyo akora n'icyo akubwira, cyangwa se mu mitekerereze ye ubona hari iki cyahindutse muri we ku buryo biguhangayikishije, ku buryo nawe uhita uhaguruka uti kamaguruke njye imbere ya kamera ntangire nanjye kuvuga uko bimeze n'ibyo ari kunkorera? yarahindutse ku rwego rwo hejuru pe, kuko uko twari dusanganwe tumeranye neza atarinjira muri ibi bintu, akimara kubyinjiramo byahise bihinduka, aragenda wundi ntazi nyine pe. Ni nayo mpamvu ubona mfite agahinda karenze cyane, bitewe n'uko asigaye amfata ngerageza kumuganiriza ntanyumva, ugasanga nyine ari kunshihura nyine cyane, bitewe n'uko nyine njyewe mba ndi iruhande rw'abana kuko atakibitaho, nkacisha make nyine gutyo tu. Muracyabana se? Yaragiye? Bimeze bite? Tuganire. Ya turacyabana ariko ni wa muntu tudacana uwaka nyine mu rugo, bitewe n'ibyo bibazo byose mba mubaza nansubize, wahubwo icyo yiromaritsemo ni Israel Mbonyi, nta kindi kimurimo nyine tu. Sobanurira abantu badukurikiye babashe kumenya imva n'imvano y'ibi bintu, babashe no kubyumva neza, kuko nyine uramutse wumvisha uburyo uri kubivuga ntabwo nyine biri gusobanuka. Umuntu umwe yarabanaga arahaguruka afata ifoto aragenda gutyo gusa, wowe wabonye byizanye gusa cyangwa byatangiye kugira impamvu? Wenda nko mu minsi ibanza wamubonaga hari uburyo yitaye ku bindi bintu, nyine dusobanuriye mbese ubive imuzi tubashe kumenya ibyo ari byo. Ubundi byatangiye nyine akiza muri ibi bintu by'amafilime nyine tu, nibwo byatangiye. Umunsi wa mbere aragenda, wa kabiri, wa gatatu, mbona hari impinduka zitangiye kuza, mbona azanye ayo mafoto, ndamubaza ati nayo baduhaye turajya dukoresha, byakira, ndavuga ati nta kibazo. Ariko ntangira kugenda nungurwa n'ibintu byinshi yagendaga akora, akayararana agashyira ku musego, mu bitekerezo nyine bye ukabona biri kure, ukabona atangiye kutakitwitaho nk'umuryango wenyine nk'uko byari bisanzwe.
bintera nyine agahinda mbitindaho cyane nyine ngeraho mbona bifasha urundi rwego gutyo. ni ryari wabibonye mbere hanze ku mihanda ukabona ko umugore asigaye azenguruka? uwo mugore ni Miss Mbonyi. kuba abantu benshi baramumenye bitewe n'ibintu yagiye akora avuga ko akunda Israel Mbonyi, ndetse byageze no mu itangazamakuru bigera n'aho na Israel Mbonyi nawe ubwe bimugeraho ahatirizwa kuba yamuhereza ikimujyana mu gitaramo. ni ryari wabibonye bwa mbere ukamubona kuri kamera avuga ko akunda uwo mugabo afite n'ifoto ye? nkibibona bwa mbere yari amaze icyumweru cyose nyine agenda. ubwo mu minsi ine yari yarazanye iyo foto mbifataho nyine nk'aho biri aho yambwiye kuriya, ariko icyumweru kimaze kuzura nibwo naje gusanga ku mbuga zose nyine ahantu mu mihanda hose yirirwa agenda afite iriya foto. ntangira nanjye kubona ko bya bintu ahubwo yambeshye nyine mbona ari seriye, birambabaza pe. sinzi niba nawe uri kumva agahinda kanjye. byaba biteye agahinda cyane cyane ko abo bana, kuko niba bahari yaba yarasize. ibaze nawe gusiga abana, umwana w'imyaka 2, ibaze ukirirwa ugendana ifoto akimukura ku ibere akaba, birababaje. sinzi niba uri kucyumva. byaba bibabaje cyane. iyi nkuru iramutse ariyo, urumva nk'umugabo we ni iki nyine witegura gukora? ese waba warahamagaye imiryango ikamuganiriza? waba warabiretse icyo, cyangwa waba warahisemo kuyoboka inzira nawe yaciyemo kugira ngo urebe icyo ubikoraho? ni iki urimo gukora? imiryango narayibwiye, narayihamagaje nyine turicara turaganira. mu kumuhamagara we nta nubwo yashatse ngo aze ngo dukorane n'icyo kiganiro n'ababyeyi, yarabyitarukije ngo ntabwo mari ngo nigiriye mu kazi. bivuze nk'ukimara kubibona wahamagaje imiryango, nawe muramuhamagara ngo mumuganirize, we yanga kuza? we yanze kuza. ubu ngubu ahantu ari urahazi? n'ubu ngubu abyuka agenda afata inzira ze, ntabwo namenya ngo yagiye, kuko ni wa muntu nyine tubana nk'aho tutaziranye. gahunda ze sajya zimbwira, abyuka afatiraho nyine mu bintu utamenya nyine, no kumufatisha usanga bigoye. ni ukwihangana cyane. none nk'umugabo, ni iki abantu bakunda uriya mukobwa bamukundiye ibyo yavuze, cyangwa se abantu bakurikirana ahanini abamukunze ntekereza ko ari abakunda Israel Mbonyi? ni iki wasabira uriya mukobwa, cyangwa wasaba abo bantu bamukurikirana mu buryo bw'inama, cyangwa ni iki wowe wifuza cyakorwa kugira ngo ibintu byawe n'umuryango wawe bisubire ku murongo? ikintu nakisabira abantu na Israel Mbonyi ni uko ibintu ari gukora batabyizera, kuko ntabwo ari ibyanyabyo. rero kubera iyo mpamvu noneho Israel Mbonyi ikintu namusaba ni uko yareka kujya amwitaho mu gihe yanamuhamagaye. Israel Mbonyi yavuze ko atari asanzwe amuzi, ntekereza ko atanamwitaho, uretse ko yaba yaramuhaye itike imujyana mu ntuza mu gitaramo cyiwe, ariko ntekereza ko batavugana, batanaziranye. kuvuga ngo ikintu ugiye kwisabira abakunzi ba Israel Mbonyi, na Israel Mbonyi nawe niyo byamugeraho, ni ukubasaba ndakeka nibo bafite icyo babikoraho, cyangwa bafite inama bakugira. basabe nyine muri make icyo bagufasha kuri icyo kibazo ufite. Banyarwanda, banyarwandakazi, ikintu nabasaba, murabona uriya mudamu yananye abana, yirirwa ku mihanda azerera,
azererana ifoto ya Israel Mbonyi. Ikintu nabasaba ni uko mwamfasha mukamfasha ndabinginze, mukamfasha biriseri, kuko iki ni ikibazo gikomeye. Mukamfasha byatari, mukamugira inama akita ku muryango we kuko niwe uza mbere. barabasabye bagufashe, bamukebure bamubwire ati garukira byo kwirukanka kuri Israel Mbonyi kandi warataye umuryango wawe ntacyo byakugezaho. Ntekereza ko Israel Mbonyi atahitamo gutunga uriya mukobwa kandi afite abandi bantu benshi beza yakwitaho. Ikiriho n'uwo mugore wawe cyangwa se uwo Miss Mbonyi, uko wamufata cyangwa se mukongera mukamushakisha mukamuganiriza ibyarimo akabireka akagaruka akaba umuntu muzima, cyangwa se baba banaramuroze mukamushakira uburyo bimuvuza. Ntawamenya, hari igihe umuntu yikora biriya bintu mukagirana ikindi kintu kandi hari uburyo bamuroze. Ugomba kugana inzira zose kugira ngo abana bawe n'umugore wawe babeho neza, bongere babone urukundo bakeneye. Sinzi niba hari icyo wababwira muri makeya. Icyo nababwira ni uko bamfasha uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bwatuma umugore wanjye agaruka ku murongo, bwose twabukoresha. Niba baramuroze tukajya kumuvuza, niba yasaze ibintu nk'ibyo byose mba mbona, tukareba uburyo tumugarura mu nzira nziza, kuko birababaje ku muntu w'umubyeyi nk'uriya. Noneho ngiye muri nge agahinda mba mfite ko kaba karenze. Birumvikana birababaje kandi biteye agahinda kubona umugore wawe yirirwa azengurukana ifoto y'umuntu atagishaka kugira ikindi akora, azengurukana ifoto cyane cyane y'undi mugabo. Niyo yaba atari umugabo biba bibabaje cyane, bibabaje. no kwihangana ugakomera. Ibihe bibi nyine biraza bigacaho, wenda hazaza ibindi bihe byiza, mube mwakongera mugasubirana mukubaka, mucyafatanya kwita kw'abo bana. Nicyo tubifuriza. Tugira amahirwe yo kongera kumubonaho, tuzamuganiriza natwe tumubwire uti sanga umugabo wawe aragukunda kandi aragutegereje, musange wite ku bana. Ibi bintu urimo ntaho byakugeza byo kwirukanka kuri Israel Mbonyi, kandi rwose Israel Mbonyi keretse mu bundi buzima nibwo yakugira wenda umugore, nabwo ni ibintu bitapfa gushoboka. Turabishimiye cyane wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Wowe wabonye iki kiganiro ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe, share, comment na like. Utubwire n'igitekerezo wagize kuri iki kiganiro muri comment. Byo mutubwira turabireba kandi